buri mwambaro wanjye wose abarozi batwaye sukira uwanjye kuri ifoto yanjye abarozi batwaye aho bayijyanye hose uyu mwanya wa none itaye agaciro buri imbaraga zose ziba mu biganza byanjye zituma natera imbere zituma mpora mu buzima bubi umwuka w'inyatsi numvire mu buzima buri imbaraga zose nizive mu buzima bwanjye umva satani inzira wanyuzemo uza ku buzima bwanjye umuryango urafunguye vira mu buzima tera haleluya eshatu tera haleluya rema mata ya basata Ria makida ya stideva tera haleluya zamura ibiganza byawe mumwikirize nta badayimoni afite zamura ibiganza byawe Ria mama sete kuva uyu munsi ibiganza byawe buri kintu cyose uzerekezaho amaboko shize urufunguzo muri ibyo biganza byawe imiryango yawe ifunguke agahinda karangire ku buzima bwawe ibyo bagukoreye birangire buri bitero byose birangire tera haleluya ongera utere haleluya Gloria Maria Faria Garia Pos ngira umuntu muri kwe ngo uyu munsi no wawe umunyantege nke nakoze byinshi byangwa n'amaso yawe guhera uyu munsi umbabarire fasha icyemezo cyo kugukorera imbaraga zose zangwanyaga uyu munsi ndaziyambuye satani igihango nari naragiranye nawe uyu munsi ndagusezeye va ku buzima bwanjye satani wambabaje igihe kirekire nagukoreye igihe kinini ariko umwanya nataye korera satani uyu mwanya ndawurekarama uyu mwanya ndawicuza umva satani rekura urugo rwanjye rekura abana banjye rekura ubuzima bwanjye nagukoreye igihe kinini ariko nta bihembo wampaye va ku buzima bwanjye va ku buzima bw'urugo rwanjye umva dayimoni n'abarozi mufatanyije uyu munsi muratsinzwe uyu munsi muraneshejwe ndi umwana w'Imana inzira zanjye zigiye gufunguka akababaro kanjye kararangira wagahinda we va ku buzima bwanjye wabigeragezo we umva ijwi ry'Imana kunga ubuzima bwanjye satani n'abambari bawe buri kintu cyose cyakozwe ku buzima bwanjye icyo nzi n'icyo ntazi uyu mwanya ndakihakanye data wo mu ijuru ntabura ukuboko kwawe maze tukubone data wo mu ijuru ntabura ukuboko kwawe maze tukubone ukuboko
hanurira abantu batatu ikintu wumva ushaka. Bwira abantu batatu icyo wumva ushaka. Hanurira abantu batatu ikintu wumva ushaka. Kibahanurire mu izina rya Yesu. Mumbwirire ngo uyu mugoroba Imana yawe igiye kukwitaba. Imana igiye kukwitaba uyu mugoroba. Hari intambara zigiye kuva imbere yawe. Hari amadeni agiye kuva imbere yawe muri uyu mugoroba. Tera haleluya, zamura ibiganza byawe. Haleluya. Santa ya baba, santa ya baba. Haleluya. Nubona umuntu muri kumwe atabyumva araba afite abadayimoni, jya wimuka ubibwira abashaka kubyumva. Haleluya. Haleluya. Data wo mu ijuru, zamura ukuboko kwawe. Maze zamura ibiganza byawe. Zamura ikiganza cyawe, ikiganza cy'iburyo. Tugiye kuritura Yeriko mu izina rya Yesu. Tugiye kuzenguruka Yeriko. Yeriko ikuri imbere igomba kuriduka. Oriya Maria Faria. 1, 2, 3 twese. Yeriko murariduka. Zamuruka Yeriko ikuri imbere. Yeriko y'amadeni, Yeriko y'ubushomeri. Komeza uzenguruke. Funga ibiganza byawe byombi. Uzaba igikomangoma mu muryango w'iwanyu. Uzaba intwari, uzaba umuneshi. Intambara zikuva imbere. Twagiye rimwe kabiri gatatu twese. Uzaba umuneshi, uzakomera mu izina rya Yesu. Intambara ntiziguhunge. Zamura ibiganza byawe. Zamura ibiganza byawe. Umuntu wese utagufasha amaboko, umuntu wese utagushigikiye, umuntu wese ubwira ntakumve, wanamubwira igihe cyose akagira ngo aprofite umwanya wawe ariko ntaguha agaciro, uyu mugoroba Imana imutumure mu buzima bwawe. Uyu mugoroba duhamagaye abantu b'umumaro ku buzima bwawe. Imana ikuzanira abantu b'umumaro. Imana ikuzanira abantu bakumva. Imana ikuzanira abantu bagushyigikira. Imana ikuzanira bagufata amaboko mu izina rya Yesu. Uzi guhamagara umuntu kuri telefone ukamubwira ikibazo cyawe yarangiza akakuboroka. Bwira umuntu muri kwe ngo Imana ntizongera kwemera ko abantu bakumvira ubusa. Ntabwo Imana izongera kubyemera ko abantu bakumvira ubusa. Wanguza amafaranga akahita boroka. Arabyumvisha ati murabizi karapfuye karasebye karamwaye. Hari ikintu nshimira Imana. Iyo Imana itaragutabarira guhisha. Abantu Imana yahishe tuyihe icyubahiro. Imana iraguhisha. Imana yambwiye ngo mugire urukundo. Ngira umuntu muri kwe ngo Imana ikeneye kugira urukundo. Ugakunda mugenzi wawe. Kunda mugenzi wawe. Mubane mu mahoro. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose. Kambabwire umuntu wese uzatabagwa. Ntabwo ibintu by'Imana biva mu ijuru ngo bimanuke binyura mu bantu. Gira uwo muntu muri kumwe buri muntu wese gerageza umubanire neza kuko utazaho umugisha wawe uzanyura. Hari abantu batatu ugomba gutinya. Muntu wa mbere jya umwana mutoya kuko igihe n'igihe azagutungura. Nunyura ku mwana uri kugenda mu muhanda aba ari mu buzima bwiza aba ari mu buzima bubi, Imana nigufasha mushigikire kuko hari igitondo azagutungura. Muntu wa kabiri
jya witondera umuntu wavuganye n'Imana, naho yababara, naho yasonze, hari igitondo Imana ibizakanda kuri buto, icyo Imana yamuvuzeho kigashika. Gatatu, jya utinya umuntu wize akaba umushomeri. Jya utinya umuntu wize akaba iki? Hari igihe Imana yazakanda kuri buto, ejo waramwirengagije mu gitondo nawe Imana ikamwibuka. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo genda ubane n'abantu bose amahoro, kuko utazi aho umugisha wabuzanye. Soza kujya ninjire mu mwanya wo kwinjira mu gusenga. Niba ushaka kugira ngo Imana igutabara, hari abantu bavugana n'Imana, bamara kuvugana n'Imana bakagenda bagakora ibyangwa n'amaso y'iki, yarangiza akicara ngo Imana yaravuze ngo kandi izangirira. Mbere yuko Imana iguha umugisha, ugomba kubanza gukiranuka. Murebe mu maso ubwire ngo Imana ishaka gukiranuka. Wimutinya bimubwire, Imana ishaka